kwa gatatu Miss Rwanda ibihumbi na makumyabiri yarasezeye muri management ya One Expression Backup ku mpamvu ze ndetse ahabwa n'uburenganzira yabusesuye kujya gusezera. Ese byatewe n'iki kugira ngo asezere? Ikindi cya kabiri bigenda bite mu Miss asezere muri management ya, kandi tuzi ko mbere no guhabwa ikamba abanza gusinya amasezerano y'uko kimuzakorana. Ikindi kuri icyo kibazo hari ibyo muba mutabaza kugira ngo Nyampinga w'u Rwanda na makumyabiri asezere. Ikindi nko mu bantu bamuhemba buri kwezi cyangwa se mu bantu bagombaga kubera ambasaderi kuvuga kampani yagombaga kubera brand ambassador ntabwo bomberamo ko muri brand ambassador w'iyi kampani kandi itarigeze itera inkunga igikorwa cya Miss Rwanda 2020. Ntabwo Naomie yigeze ananirana, kuko ntabwo yigeze ananirwa gukora inshingano ze nka Nyampinga w'u Rwanda. Ntabwo yananirwa gukora. Iyo tuvuga ngo umuntu yarananiranye, sinzi exactly kunanirana uri kuvuga, ariko agerageza bishoboka byose gukora inshingano ze nka Miss Rwanda, gukora ibyo Miss Rwanda agomba igihugu. So kuvuga rero ngo yarananiranye, nge nka representative wa organization ntabwo byemera yuko yananiranye. Kandi kuba hari amasezerano ataragenze neza n'ibintu bisanzwe, ataragiye mu buryo nk'uko byari byateganijwe n'ibintu bisanzwe. Ikindi ntago nakomeje kubivuga, nta tegeko ririho rivuga yuko Miss agomba gukorera at least ntaryari ririho. Ntago rero bivuze yuko kuba atarayikoreye hari igikuba cyacitse. Yadesize gufata inzira ze kuko yabonaga yuko ari byo biri beneficial kuri we kurusha kuba yakorera muri company, and we truly value that. Tubihereza agaciro, turabyemera. Ikindi kunanirana, I don't think it's a good term to use ku muntu Nyampinga w'igihugu wabaye Nyampinga. Ndibaza nta bikorwa bibi muri amufatiramo, nta bikorwa bibi turamufatiramo, ahubwo yadesize gufata inzira ye, which we understand, kandi turamusupportinga in that new journey, not so new now, muri iyo journey ari gukora. Ndizera yuko icyo ngicyo gisubijwe. Ikindi wari wabashije ikindi wari wabashije business ye yihariye. Like I said, whatever cyateza umukobwa imbere, ikintu cyose cyateza umukobwa imbere, nka Miss Rwanda turagisupportinga. Kuba ari gukora business ye yihariye, Chita nawe wamamaza Chita TV, si byose urayibrandinga cyane bishoboka byose kuko ni yawe, you feel it, sibyo? Nawe rero kuba brandinga Zoe nuko nibye arabizi, arabifeelinga. Ntabwo ari bitandukanye nuko yajya ku branding indi company, sibyo? Kuko nibye arabyumva, arabizi. So icyo ndibaza nta kibazo kirimo cyane. Hanyuma wabajije ku mpamvu atigeze agaragara hano. Habayemo kwibeshya kuko na Liliane Miss Rwanda 2018 ntabwo yari muri press conference itangira. So ntabwo Miss Rwanda ntabwo Liliane igeze muri press conference itangira. Ikindi ntabwo imikorere irahinduka turaza kuvugana nyuma. Imikorere irahinduka, ibintu birahinduka. Ntabwo ibintu byose bizahora biri static ngo niba Miss Rwanda 2019 yahari, ni itegeko yuko Miss Rwanda 2020 agomba kuba hari, ni itegeko ko donc ibintu birahinduka. Urabona yuko pano ndaza kukuhereza umwanya, na pano yahindutse, ari pano kuko ubushize twari turi abantu bagera muri 4 kuri pano, uyu munsi turi abantu bagera ku 8. So habamo changes, habamo impinduka nyinshi zigenda zigaragara, ariko nta yindi reason yihishe inyuma yuko Miss Rwanda 2020 atabonetse hano. Nuko things change, ibintu birahinduka, tugafata imikorere mishyashya. Niba afite gahunda ze turazivaluinga azikore, niba donc ntabwo ibintu bigomba guhora biri static kuko byagenze gutya umwaka ushize, bigomba kugenda gutya uyu mwaka n'uriya mwaka, ariko bizagenda, ibintu things change. Hanyuma ikintu cyo kuba yarambuye ikamba,
Miss Rwanda dukora communication at least iyo biba byarabaye twakabaye twarabibabwiye nkuko tubahamagaza tugiye kuri mwambika twabahamagaza n'ubundi twabimwambura ntabwo yigeze yamburwa ikamba. Miss Rwanda aracyafite ikamba. Hanyuma ibindi ndumva ibindi byo nagiye mbisubiramo ikintu cyo guhembwa. Hari ikintu utarabasha gutandukanya, hari prizes imodoka salon ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo byose yarabihawe. Hari ibihe kuvuga ngo donc yabonye prizes, ariko niba atakoranye na company agomba gukorerana nayo agakorera indi company, we truly hope yuko iyo company muhemba, we know iramuhemba kuko ntabwo yaba akikorera, ariko ntabwo IF izamuha donc nabifata nka salary. Ntabwo ushobora guhemba umukozi utakoze, sibyo? So niba yarahisemo gukorana ahandi baramuhemba, we hope, at least we hope yuko bamuhemba. Ariko ntabwo kuvuga ngo yarahembwe. Ibihembo yarabishyikirijwe, imodoka arayifite, salon arayifite, ibihembo byose agenerwa nka Miss byo yarabibonye. Ariko amasezerano kuko hari uko yagiye agongwa n'imikorere mishyashya ye, turizera yuko aho akorera ubu ngubu ibintu bimeze neza.